kuvuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaba ari indembe, yaba yajyanywe huti mu Bubiligi kuvurwa. Ni amakuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nubwo magingo ya ngaya mu by'ukuri bigaragaza ko nta site iri official cyangwa se site officielle yaba igaragaza neza ko uyu mugabo yaba ari indembe. Ese uyu mugabo koko niko byaba bimeze cyangwa ni ikinyoma? Ibyo byose nibyo tujye kurebera aha. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe tubana umunsi kundi. Ni kuri Machachari official. Turongeye turagarutse, uyu munsi turi mu gitondo cya tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Uyu munsi ni ndakeka ariko niko bimeze, niyo tariki ya nyuma y'uku kwezi turimo turasoza uku kwezi kwa kabiri kumwe mu by'ukuri kugira iminsi mike cyane. Twizere ko rero mukomeje kugubwa neza. Turaje rero na makuru agezweho aho tugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukababwira uko situation ziba zimeze. Mu minsi ishize ntabwo byari byoroshye, muri iyi minsi ishize amakuru akomeje kugenda tugeraho, urugamba mu by'ukuri rukomeje kuba urugamba muri teritware ya Masisi, aho ibice byinshi AFC M23 yari yarigaruriye yongeye kubivamo bigasigara biri kugenzurwa na coalition. Byagenze bite? Mwarabimenye, twagiye tubigarukaho, ndetse ibitero bikomeye cyane byongeye mu by'ukuri kugaragara, aho ndetse AFC M23 bari batangiye benshi kuvuga ko yaba Rubaya, yaba Ngungu n'ibindi bice bigiye bitandukanye ndetse binakomeye bishobora nabyo kwigarurirwa na coalition. Ndetse ubwo yumvuze coalition wumve ko ari ingabo nyinshi cyane. Mbwibi rero turaje tukubwire ko AFC M23 ikomeje mu by'ukuri guhambiriza ingabo za Kinshasa nabo bafatanyije kubavana muri bya bice, bababwira bati ahangaha twari twahabatije cyari igihe gitoya, nta minsi irenze ingahe bakomeje kubakuramo. Amakuru atugeraho rero turaza kuba tugaruka kuri axe zigiye zitandukanye, tugaruka kubikomeje kugenda bivugwa, turagenda dusimbukira mu bice byinshi, turebe ibice ku munsi w'ejo byigaruriwe, dusimbukire mu by'ukuri muri axe zose uko bikomeje kugenda bivugwa. Wowe icyo tugusaba gusa turareba muri axe ya Gatoyi, turareba muri axe nyinshi, ni axe nyinshi, turareba axe Gatoyi, axe Nkokwe ndetse na axe Kazinga. Ni axe 3 cyangwa kugira ngo tuze kujya tureba ibyo byerekezo. Tuvuze axe cyangwa itinerere, ubwo tuba tuvuga icyerekezo cy'ahantu runaka, ndetse tuze kugira aho tubihuriza. Uraza kubyumva neza, gusa saho gusa, kuko nyuma yuko umwe mu bayobozi ba FDLR ku munsi w'ejo mubonye akarambo ke gakomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, FDLR yarakaye bikomeye cyane nyuma y'agace ko twababwiye kitwa Buhumba, aho abaturage baje kugirirwa nabi ndetse bakicwa muri Buhumba. Naje kubabwira Buhumba ahariho, gusa si honyine, hakurya yaho gato hatari kure cyane, hafi yaho aho bita Buguri, naho mu by'ukuri abaturage ntabwo bari borohiwe muri iri joro ryakeye. Ni nako muri Sake mu by'ukuri humvikanye urusaku rw'amasasu. Ubwo aho hose ni teritwari ya Masisi. Ku munsi w'ejo Kinyumba muri Nyabyondo iri kwa Kivumbi na Jasho ntabwo byari byoroshye na gatoya. Turaza kuba tugenda tubigarukaho, aho turi buze kwerekeza hano muri axe ya za Nyamaboko. Ntabwo turi buze kuvuga ibyo byonyine, turaza kugenda dukomoza kuri axe zigiye zitandukanye, za nkuru ziba zigenda zicicikana hirya no hino. Icyo tugusaba wowe ni ukubana natwe gusa, ntabwo turi buze kwibagiza ko axe ya Rumbishi na Gashovu aho ngaho deja tuba twamaze kwerekera muri teritware ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, nayo tugomba kumegira icyo tuyikomozaho. Hanyuma inkuru ivuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo yaba arwariye Belgique, ndaza kubabwira ko iyi nkuru ikomeje gucicikana hirya no hino. Ese ifite aho ihuriye n'ukuri cyangwa cyaba ari ikinyoma? Turaza kugenda tubigarukaho, hanyuma tuze ndetse no gukomoza ku makuru akomeje kugenda avugwa muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ibitero byinshi byagabwe axe zigiye zitandukanye
Karingi, yemwe za Bidegu n'ahandi yagiye hatandukanye muri ziriya axe. Amakuru aratubwira ko MRDP twirwanaho bakomeje guhagarara igitwari. Uraza gusabwa rero mu by'ukuri kutaba mu nama ngo udusige muri iki kiganiro, ubundi tuze gusoreza kuri Twitter zaba Lawrence Kanyuka zikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko uru rugamba rushobora kuba noneho rugiye kuba urugamba rw'indya urye, aho benshi bari kuvuga bati nyamara ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura, n'andi version avuga ko hari ikintu kirimo kirategurwa ngo kidasanzwe mushobora kuba mugiye kubona mwebwe mukurikira izi nkuru z'ahangaha duherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaho nguko nk'ibisanzwe nyamuneka mujye mudukorera like ziba nziza cyane kuko buriya zituma twaguka kabisa, babyiza YouTube iraturekomanda tukaguka bikagenda ibintu byitwara neza cyane. Mwebwe mudukurikira muherereye muri axe zose, ubwo ni ku migabane yose ku isi, mu by'ukuri aho waba uherereye hose wumve ko mu by'ukuri tukuzirikana cyane nk'umukunzi wa Machachari Official, umukunzi w'inkuru mu by'ukuri zitagira ibihuha, inkuru ziba zitagira ibyitwa ibikabyo, ibintu by'ibikabyo nk'ibyo ngibyo twebwe ibyo ngibyo ntaho tuba duhuriye nabyo. Munyemerere rero mubane nanjye mu ntangiro ni iminota mike, ngewe murabizi ko ntajya ntinda mu makoni, hanyuma tuyanzike muri ubu buryo. Teritware ya Masisi bihagaze bite? Teritware ya Masisi navuga ko ariyo yongeye kuba yabaye Kivu y'Amajyepfo. Navuga ko hamaze gukonsantrwa, hamaze gushyirwaho cyo nshobora kwita concentration de force, cyangwa se bamaze gukonsantra bakashyira imbaraga nyinshi, ndetse uranabona no mu rwego rw'ikirere kuko kubona ku butaka byanze, bafashe umwanzuro wo gukoresha cyane cyane ibitero byo mu kirere. Ntabwo biri kubasiba n'akana gatoya, birimo birahagabwa umunsi ku wundi. Ubwo ndavuga za drone, za CH4, za Bayraktar, za kamikazi zose zirimo zirakoreshwa mu bice bigiye bitandukanye. Nko ku munsi w'ejo ntabwo byari byoroshye mu bice birimo nka Kinyumba, nubwo AFC ingabo za M23 zihagazeho ndetse zikaza kubasubiza inyuma, bagasubira iyo bari baturutse, bikaza kugeza mu masaha y'igicyamunsi basubijwe inyuma. Ariko ibyo ntibikuraho yuko axe hafi ya zose zo muri teritwari ya Masisi ahangaha, aho bashakaga kugira ngo bigarurire ikirombe cya Rubaya, dore ko ibingibi byari mu byifuzo byabo biri prioritaire, cyangwa se ibyifuzo byabo nyamukuru, kugira ngo barebe niba bashobora gukuramo Ngungu na Rubaya, ngo bashaka bakaba bahagarariye aho ngaho. Ibyo rero ntabwo byaje kubahira, wenda icyo nshobora kuvuga cyabahiriye nuko baje kugaba ibitero byo mu kirere bikaza guhitana ndetse bamwe mu basirikare ndetse yemwe n'abaturage. Birashoboka ku rugamba niko bigenda, torogero bakaba bakomeje kwibasirwa. Dufite urutonde runini rw'ibice kuva bimaze kuraswaho, uhita ibyo byonyine bihita bigaragaza byonyine imbaraga bashyize mu kirere mu kugaba ibitero ndetse no gutsembaho abaturage. Ku munsi w'ejo rero ntabwo byari byoroshye mu bice bigiye bitandukanye, aho bivugwa ko M23 kandi bivugwa kuko niko byagenze muri axe ya mbere ya Gatoyi. Amakuru atugera akatubwira ko agace kitwa Mikeno, agace ka Gasheke ndetse n'agace ko bita Kibundi, ni uduce dutatu byarangiye ku munsi w'ejo dufashwe mu buryo bwuzuye mu cyerekezo cya Gatoyi, Mikeno, Gasheke ndetse na Kibundi. Mwibuke ko utu duce twose tubanziriza na za Cyugi na za Kinigi zaje gufatwa mbere ku munsi w'ejo bundi. Mujye mwumva ubundi inkuru zacu nkuko nkunze kubabwira, mbabwira ko ari episode. Iyo wacikanywe n'inkuru yatambutse ushobora kutamenya, cyane utamenyereye biriya bice, nukuvuga ngo ni izindi avance zabayeho ku munsi w'ejo, nukuvuga ngo nta munsi uri gusiga uduce tutigaruriwe. Hanyuma uretse Mikeno, Gasheke na Kibundi muri axe ya Gatoyi, muri axe ya Nkokwe, AFC ku munsi w'ejo nanone agace ko bita Gatugunda ndetse na Muturirwa. Irumvikana Gatugunda ndetse na Muturirwa nayo ni axe mu by'ukuri bagerageje gutraversamo ndetse baza gufata utwo duce. Urumva ni mu kindi cyerekezo. Hanyuma icyerekezo cya Kazinga handi nababwiraga ku munsi w'ejo rwari ruzingiye ingata ndetse n'urugamba rwari rukirimo. Amakuru akatubwira ko umusozi wa Karuvariyo ku munsi w'ejo narawuba breakingiye, ndababwira nti uyu musozi ufashwe na AFC 23 ni ingenzi cyane kuri yo, kuko bigiye gutuma itangira gukontorora izo nce zose navugaga haruguru, ndetse bigiye gutuma isa naho yari axe
ikomeye cyane. Amakuru akavuga ko uyu musozi nyuma y'uko ufashwe AFC M23 bundi yagombye kuba hari uduce yari yamaze gufata, kuko urareba niba amakuru avuga ko nyuma y'ifatwa rya Murema ni muri groupe Nyamaboko ya mbere, ikaba iherereye hafi mu birometero bigeze nko mu 10 mu ruhande navuga rw'iburyo, ndetse na Ngururu. Kandi iyi Ngururu nababwiye Ngururu nyuma y'uko AFC M23 ivuye muri Ngururu, nibyo byateje ibyago bikomeye cyane kugira ngo iyi Gatoyi nayo ivemo, yemwe n'ibindi bice. Kuva Ngururu byateje ibyago bikomeye cyane kuri AFC M23, ndetse bikaba byaratumye n'izo axe zose turi kugenda tugarukaho barimo kongera gusubiramo, mu by'ukuri byaratumye izo axe zivamo. Cyane cyane twavuga ko ifatwa rya Ngururu ryabaye nk'urufunguzo rwo gufungura inzira yagutse yo kwigarurira ibice byanganaga muri buriya buryo. Amakuru akaba avuga ko rero magingo aya ngaya AFC M23 irimo Kazinga ntabwo irayifata mu buryo bwuzuye, iracyarimo Aduyi, ariko bari bayigezemo biza kuba ngombwa yuko kongera kuyikuramo bitewe n'impamvu yayo. Ubwo aho hari ku munsi w'ejo bundi umusibejo bari bayigezemo, ngeka ko nabo tubana ku rubuga nari nababwiye ko Kazinga imaze gufatwa. Gusa mwumve ko iyi Kazinga n'ubundi ku munsi w'ejo kwari uko nguko, n'ubu ngubu tuvugana nuko bikimeze. Urugamba ruracyari urugamba ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma angaha mu by'ukuri ntabwo twahava tutagerageje kuvuga ince zisa nkaho zaba zikomeye, haba Kinigi, Gasenyi, Rutobotobo, Ruki, Kazinga nubwo itarafatwa bya nyabyo, Muho, Cyugi, Nkokwe, axe ya Bukumbiriri, Mihore ndetse n'ahandi. Gusa birasabwa kugira ngo ibyo bice noneho bongere babigaruremo umutekano. Gusa FDLR hariya ni ikigugu, ushobora kukugaragariza yuko yavuye mu gace, nyamara icyakora cyo itaravamo, ikirimo kabisa, ikakubwira ko ukagira ngo yavuyemo kandi kirimo. Ikimenyimenyi ni nko muri iyi axe ya Buguri ntekereza ko wenda abadukurikiye bamwe barahazi, ariko ku munsi w'ejo tubabwira ibyabereye ahitwa Buhumba. Kubazi kariya gace buriya yo winjiye yuri neza Kironko hejuru, aho bita mu Isake, bakunze kuhita mu Isake, ariko bamwe bakavuga ngo ni mu Gasake. Iyo uhagaze neza nibwo uba ureba Buguri hakurya yawe, imbere yawe. Iyo uhagaze hejuru mu Isake ureba wegeye imbere gatoya, nibwo uba ureba neza Buguri hakurya yawe, ndetse ukareba Buhumba nk'ibumoso bwawe, nko mu kindi cyerekezo gatoya cy'ibumoso bwawe, ariko ureba imbere yawe nyine, amaboko uramutse uyafashe muri ubu buryo. Urabona ko ni axe magingo aya ngaya zisa nkaho ziri hagati, kuko ushobora kuva Buguri ukerekeza za Masizi ni AFC M23, ushobora kuva Buguri ukajya hepfo Gashebiri ni M23, ushobora kuva Buguri ukagaruka nyine ukambuka umugezi Rushoga ukaza Kironko ni M23 ihagenzura, ugakomeza yemwe na za Nzaburamo ndetse na Kagusa ni AFC M23. Hakurya aho bita yuvuye Kagusa harya uri kujya nka za Mushaki, ukase ibumoso bwawe utanyura za Rumeneti, hari ahantu habagunya turazikarije cyane, Musongati, axe ya za Musongati hakurya aho ngaho, uciye za Rubare ukomeza ujya hose ni AFC M23. Gukomeza yeme gufata bihambwe, ukongera ukabirinduka ukagira Masini M23. Ariko urumva niba ku munsi w'ejo hari muri iri joro aho bita Buguri hariya, ku bahazi ntekereza ko hari abantu benshi bakomoka hagabwe igitero, kandi kikagabwa na FDLR, kandi bikavuga ko ibirindiro bya force nkeya zari hari. Urumva ni hagati, ibi bigaragaza ko Aduyi no mu bice byigaruriwe abakirimo abatarakurwamo bya nyabyo, bitewe n'imiterere y'izo axe, bitewe n'ibigunda byaho no kwihisha n'abaturage batarabatizwa byenyewe. Njye mbibabwira nkababwira nti hari axe ushobora kujyamo ukavuga ati ni hagati harigaruriwe
hirya no hino hari force kandi zikomeye, ariko umwundani aduye akaba kirimo. Watekereza ko aduye arimo arajya kugaba ibitero za Nyamitabo, aduye arimo aragaba ibitero kandi hejuru za Karongi utyo hakagabwa ibitero, ukomeje ukagenda ukagera za Mpanamo ukumva ngo aduye ngo aracyarimo, ariko noneho kuba wamushaka ukamubona kikaba ikibazo. Insina ziyo, ibigunda by'iyo arakihishahisha. So ukabona ko rero hari ikigomba gukorwa cyakabaye gikorwa cyane cyane haherewe ku baturage, yemwe n'aba autorité de base bo muri bira bice bakabaye bagira uruhare runini mu gusensibiliza abaturage, yemwe no kurwanya local defense kabisa. Wenda nabivugaho afande badacoka kuba yarimuwe yaravanywe no muri ziriya axe ziriya birimo. Hari akantu ndi kubona karimo karagaragaza umutekano usa nkaho ari muke, ngiye ni mu buryo mbibonamo. Icya mbere ni umuntu wari uzi ziriya axe cyane unazimenyereye, rero kuba ndetse n'ayo mabandi, izo za Nyatura, izo FDLR bamwe banaziranye baranakoranye, byari ibintu mu by'ukuri byatumaga axe zimwe na zimwe zigarukamo umutekano. Kuba atakiriyo rero, wenda local defense uri kuziyobora ubu ngubu iyo ngiyo ngo ninde, bisa n'ibyatanze icyuho muri ibyo bice byo muri territoire ya Masisi, cyane cyane umwo hagati bisa n'ibyatanze icyuho. Local defense za Muriya bigaragara ko ubu ngubu uburyo zirimo gukoramo ubona harimo akabaraga gake, harimo nk'intege nkeya, bitewe nuko axe nyinshi zirimo ziraoperwa, ugasanga ni ibintu bitari byiza. Urumva ku munsi w'ejo yari Buhumba, kuri ijoro ryakeye yabaye ahangaho bita Buguri, kandi ntabwo ari ibice biri kure cyane cyangwa ushobora kuva hamwe wenda ngo bigorane kugera mu handi, ni hafi cyane, ni ibice bisa nkaho byegeranye. Nubwo Buguri ntekereza ko iri muri Buguri ntabwo yaba iri muri, ntabwo iri muri Osoba Nyungu, ndumva ntabwo iri muri Osoba Nyungu cyangwa si Bashari Kayembe, kuko Buhumba yo iri muri Bahunde, iri muri Sheferiya Bahunde, naho Sheferiya Bashari ikaba igarukiye mu bice birimo aho bita za Gahanga muri lokalite ya Mutobo. Umva ko rero bitageze muri Mpanamo ndetse niyo za Buguri, yemwe naho bita za Kumbwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Hanyuma turakomeza tubikurikire, ariko n'abariyo mu by'ukuri bakomeza kuranforsa amameziri sécuritaire, kuko urumva ko kaba ari akaga ku baturage bari bamaze igihe mu by'ukuri barasogongeye ku mahoro ya Kinanguvu. Ubu ngubu rero amahoro akaba atangiye kugenda abura, binjirirwa bagira bate. Naho za Karongi hari umuvandimwe twaganiraga ejo, kubera ko amarezo yagarutse ari Karongi hejuru, ubwo ndavuga aho bita za Rubari, yari Rubari, arampamagara ambwira ati ni nahaduyi, ati wazarendo baraza bagacengera bagasahura abantu Karongi hariya kuntuza ngo basahuye abantu Karongi ku mashuri. Nyina akambwira, nkavuga nti se buriya byagenze bite? Forces zari zihari za local defense zagiye, ukabona ko hakiri ikibazo. Rero ibyo nabyo tuba tugomba kubibwira. Tuzi neza ko abadukurikira benshi bakomoka muri izo axe, mu by'ukuri bakamenya situation iba iri iwabo uko iba iteye. Ngayo nguko rero ni uko situation ikomeje kwitwara. Hanyuma Sake ntaramenya quartier iyo ariyo, muri mu mujyi wa Sake. Buri Sake iba muri territoire ya Masisi, ku batabizi. Territoire ya Masisi ubundi kera yarakomezaga ikagera za Kasenge se ndetse ikagera na Mugunga, ariko byabaye ngombwa yuko irangirira mu Bambiro. No kuvuga ngo iyo urenze mu Bambiro uba winjiye bien sûr muri Goma, ariko parti yepfo uba uri kujya za Side kuko buri kwerekeza za Nzuru. Ariko iyo uzamutse deja urenze mu Bambiro uba winjiye mu mujyi wa Goma, muri quartier Mugunga ku ruhande rumwe, muri quartier Lac Vert ku rundi ruhande, adi mu kandi gace uwinjira muri axe ya Nzuru muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa igihari nuko Sake haraye amasasu menshi, magingo yanga tutaramenya ibyayo. Ntabwo turamenya amasasu ya Sake, gusa ikizwiho nuko Sake nayo iyeberje cyangwa se itunze, ifite ikitwa mayimayi zikirimo, zihinduye abamotari, zihinduye abashoferi, zihinduye abahe, kandi bakaba bakibitsa amabunda mu mago. Nitubivuga utyo
muzumve ko ariko bimeze, byanga bikunze baracyafite ibyo bikoresho birabitswe, ni ukubura aho bavugira, ariko yabonye iyo okaziyo bagira batya bakegura ibikoresho byabo bakarasa nk'uko babishaka. So urumva ko rero aya masasu turaza gukurikirana icyayo, gusa batubwiye ati amasasu arimo arumvikana, kandi bwari bwije, ati amasasu arimo arumvikana muri iri joro muri saa ati ntabwo ari amabanda ari gusahura, ati wagira ngo ni igitero. So magingo ya rero ntabwo turabona ripoti y'imboni yacu y'iri sake, biragaragara ko wenda amanetwaka yagoranye, gusa mu makuru yacu turaza kubabwira uko byagenze. Byumvikana ko FCM 23 hari aho ihita intervena mu buryo intervention rapide ihita iboneka direct. Hanyuma twavuye mu bya za Nyamaboko, reka twinjire mu by'ukuri kuba izi FDLR kuba ziri gukora ibi bikorwa. Navuga ko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri access zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo twabonye Twitter ya Lawrence Kanyuka igaragaza Wazalendo zikimara gukurwa mu gace ko bita Kawere. Bivugwa ko abafashwe muri bo benshi cyane bavuze ko ngo itegeko ryo gutwika Kawere barayitwitse bayigira umuyonga, ngo itegeko barihawe na General autoproclame witwa Mutayomba. So muri gukora reprise strategique zabo ku munsi w'ejo saa 9 zuzuye nibwo bagize batya Kawere barayitwika. Kabivugwa ko Mutayomba uyu nguyu akaba ari General autoproclame wo muri Pareko FF, ariko ubu ngubu bakaba barakoze coalition na Pareko Tukuru, baba Pareko FF Pareko Tukuru ya Kigingi bakaba barakoze coalition. Mutayomba akaba ashinzwe ngo operation Kigingi akaba ari we kamanda. So nuko nguko rero bimeze, ngo aho bavuye barimo barasiga bahashumitse, ariko bikaba bivugwa ko ngo n'iryo tegeko ryaturutse kubitwa Sendugu Museveni. Uyu Sendugu Museveni uramuzi, ni wo nawe ni umwe mu bayobozi b'abanyapolitiki. Sendugu nta wamuyoberwa muri za Pareko ndetse n'indi mitwe, ngo akaba ari nawe watanze iri tegeko ryo gutwika kara gace ka Kawere. Gusa bikavugwa ko ari uburakari, ari umujinya w'umuranzura duzi yari afite, kubera ko agace k'iwabo bari bakagezemo bongera bagakurwamo. So kumva ko iwabo havuka rero yari yahakuwe, ngo nibyo byamuteye uburakari, atanga itegeko ryo gutwika ibyo bice bigiye bitandukanye. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugaruka hariya muri ibyo bice. Hanyuma andi makuru akomeje kugenda atugeraho n'ubundi nk'ibisanzwe, aratubwira ko hanyuma yuko agace ka Kibanda mu by'ukuri AFCM 23 kigaruriye, byashyize Kazinga mu manegeka, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Byashyize Kazinga mu manegeka, ariko ndabona drone zongeye izi drone, kandi ngo izi drone zirongeye nanone zikomeje kugenda zirasa. Ndaza kugenda mbigaruka wenda mu buryo burambuye ndeba aho zaba zongeye kurasa mu kanya. Umva ko niba zongeye kurasa, navuga ko cyaba hari ikindi kibazo gikomeye cyane, hari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma icyo nshobora kuvugwa wenda kugarukaho, FDLR murabizi ko inyuma y'imirwano yabaye hagati ya FCM 23 na FARDC mu bice bigiye bitandukanye, hari amakuru mwagiye mubona. FDLR umwe muri G5 witwa Colonel Ukwishaka wari umuyobozi wa FDLR, amakuru aturuka hariya aratubwira ko uyu nguyu yarashwe. Ni Ukwishaka Nouvelle niko yarasanzwe azwi, buriya ni yari G5. G5 urumva ni umuntu ubukomeye mu mutwe wa FDLR. Nkeka ko ku munsi w'ejo aribwo mwagiye mubona ifoto ye izunguruka, benshi baravuga bati si ibi birashoboka, bishobora kuba byarabaye kera. Amakuru rero atugeraho ya nyayo cyangwa se y'ukuri atugaragariza ko uyu nguyu Ukwishaka Nouvelle yarashwe, akaba yararasiwe n'ubundi muri biriya bice muri kiriya cyerekezo cya Gatoyi. Nyuma urumva ko harimo haragenda habaho ikintu nshobora kwita vengeance cyangwa se kwihorera. Andi makuru yo kuri Wiringoma mushobora kuza kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ntabwo navanga ntagize icyo ngarukaho.
ni amakuru aturuka kuwo bita Pero Luwara. Pero Luwara uyu ni umuntu utavuga rumwe na Kinshasa, ariko rimwe na rimwe bitewe n'ibyo avuga ukaba udashobora kumenya ngo ari mu ruhe ruhande. Pero Luwara ku munsi w'ejo yaranditse atangaza ko ngo Wiringoma ngo kimara gupfa yanashyinguwe i Masisi, ngo akanashyingurwa ngo mu buryo ngo butanyuze abakunzi be, ndetse ngo bakaba barashyinguwe hafi aho ngaho ngo mu ibanga rikomeye cyane, ngo kandi bitari bikwiriye ngo yuko umusirikare wo kuri ruriya rwego ashyingurwa ngo bene buriya buryo. Amakuru nk'ariya bariya ni ababloga, niba bita ababloga niba bita baki. Pero Luwara ni journaliste, yego arazwi ndetse aranakomeye kuko afite abamukurikira benshi cyane, ariko kugeza amagingo aya ngaya mw'abantu mwe nakunze kubigarukaho, nakunze kubibabwira, ndababwira nti yego urupfu rwa Wiringoma ntabwo mushobora kuzapfa kurwibagirwa, niba yarapfuye niba akiriho kubera ko nta tangazo kugeza ubu ngubu, ntabwo wajya kuvuga ishyingurwa ry'umuntu mu gihe cyo n'urupfu rwe narwo ubwarwo utazi kurusobanura, ashobora kurusobanura. Icyo ngicyo nicyo mba nsaba abantu. Muraza gusanga ku zindi mbuga bandika bati ati Wiringoma ati hari plan irimo yateguwe ati idasanzwe ati yo kugira ngo amare nk'amezi nk'umunane cyangwa 6 atagaragara, hanyuma ngo hagire ibikorwa ngo bidasanzwe bikorwa na FCM 23, hanyuma zongere yigaragaze mu gihe Kalemi bizaba yarafashe. Ibyo ngibyo nabyo biba bisa nko gushinyagura mw'abantu, kana gushinyagura. Ibyo ni inkuru ushobora gusanga ahantu bamwe bitewe ni absence ya communiqué officiel na leta ya Kinshasa y'ubwayo yari yatangaje ko yamwiyikiye, byarangiye isibye ya communiqué bari bashize bati Wiringoma twamwivuganye, haravuze bati abantu AFC itagaragaza ko yarashwe, AFC itagaragaza iki, ati ibi bintu twaba turi kuvuga byasangwa atari byo kandi biri kuri compte officiel, bahita babisiba. Urumva bari batangaje barangije babikuraho. So igihari rero nuko ngewe icyo nababwiye mugomba kurindira mukabireka, ibyo byararangiye. Niba ari kwiyo nkuru imeze mukayifata uko, naho abaza babuze amakuru, reka ndabyita utyo, babuze ibyo bavuga wenda nta nkuru bifitiye, bakaza bakavuga bati ati murabizi ati yagiye mu ndake yagize ati, wari uhari ninde? Uwabikubwiye ninde? Uzashake n'undi muyobozi wa hafi yari ubimubaze wumve yuko azabikubwiye. Iyo ngingo mwoka byaramwe unze kubisaba abakunzi banjye mubyiyorere, murindire, urugamba rwo rubakomeje, twe dukurikirana uko urugamba rumeze, naho ibindi ubundi byararangiye, nta kundi ukuntu biba bimeze. Niba communiqué officiel izaza niba itazaza, ibyo ngibyo mubireke kuko nta nuwo biba bireba. Gayo nguko rero, hanyuma wenda iyo ngingo ngiye sinjya nyitindaho kuko buriya biba byanararangiye, nta kindi umuntu aba agomba kuvuga. Wenda yenda nsoreze ku makuru avuga n'ubundi ibya francophonie cyangwa si OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Biravugwa ko kuri manda ya gatatu ya Louise Mushikiwabo ashobora kuza guhura n'imbogamizi zo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu bihugu bikomeye muri francophonie bien sûr, kuko byumvikane neza ko ari igihugu gikomeye, cyane cyane ko nicyo gihugu ku isi gifite umubare mwinshi w'abaturage bavuga ururimi rw'igifaransa kurusha Ubufaransa ubwarwo. So amakuru akavuga ko rero kuba Juliana Lumumba yashyizweho agashyirwaho na Tshisekedi ari muri bwa buryo ngo bwo guhangana n'u Rwanda kugira ngo bashyireho uyu mugore ufite izina, ntabwo ari izina rirye ahubwo izina ni irya se, Emery Patrice Lumumba, nk'intwari nyafurika, nk'intwari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho wenda ibihugu bishobora kuzatora bizagendere ku zina rya se, donc be kuzagendera kuri realisation cyangwa se ibikorwa bya soit Louise Mushikiwabo nk'umuntu umaze kuyobora manda 3, noneho bazagendera kuvuga ati uyu ni umwana, ati cyane cyane ibihugu by'ama Occidentaux byo mu burengerazuba bw'isi bati nitwe twishe Lumumba, reka ture compense umukobwa we, kumva noneho tumere
kumurekompansa mbese kuko nitwe twishe ise noneho tumutore kugira ngo mu by'ukuri ryapfunwe rwo kuba twebwe abazungu ari twebwe twishe se wenda riveho. So niyo ngingo ihari bigaragaza imbogamizi za manda ya gatatu ya Louise Mushikiwabo yo kuyobora OIF, bakaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yarashyize undi mukandida. Soreze ku nkuru ikomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko Perezida Tshisekedi yaba yarerekeje i Buruseli ngo ku munsi w'ejo byihutirwa ngo bitewe n'uburwayi buremereye yari afite. Kanzi inkuru nyisome mu Gifaransa abantu wenda batagira ngo ngewe inkuru ngo mba nayizanye bwanjye nkayiterekera ahantu nkavuga nti ngewe macacari iyi nkuru oya yape ntabwo iyi nkuru ari yanjye, ni inkuru nanjye mba navanye ahantu ntekereza ko haba hizewe. Ahantu ntekereza ko haba hizewe. Iyi nkurura itarimo kuza hafi ahangaha ko ntari kuyibona hafi kandi ndayifite neza cyane mu Gifaransa. Félix Tshilombo hospitalisé en Belgique. Barengeje andi magambo y'iringara menshi cyane ntari bwirirwe ngarukaho ngo Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo yaba yarembye ngo akajyanwa ngo ari indembe akoherezwa mu Bubiligi. Aya makuru magingo yangaya mperuka ku munsi w'ejo bundi gihe naba mperukira Perezida Félix Antoine Tshisekedi aganira na wa mujenerale wa Africom. Yaba yajyanywe ryari nta site iri officielle yaba yabitangaje, ni za nkuru n'ubundi tuba tubabwira ngo ziba ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Kuvuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi yaba ari indembe yaba yagiye kurembera mu Bubiligi, ibyo magingo yanjye sinabyemeza 100%. Reka dukomeze tubikurikire, gusa birashoboka harigeze hanavugwa yuko hari ukuntu ajya kubagwa cyangwa iki bitewe n'ibirwara byajya agira, ngo ibirwara bimwe na bimwe kandi byare byigaragaje igihe mwamubonaga arimo ararahira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo manda ye ya mbere. Muzi ko yikubise hasi akarwara ikintu kimeze nk'igicuri kagira crise, icyo gihe bagaterura ataranasoza imbwirwaruhame yari yateguye cyangwa se disikuru. Biravuga ko rero uyu mugabo yaba yerekeje mu Bubiligi. Aya makuru turayamenya. Hanyuma mu Minembweho n'ubundi MRDP ikomeje kwihagararaho malgré gusa no munsi navuga wa kabiri drone zitarasa ngo zibombarde kuko baratwitse bagize bate. Ubu ngubu rero ntabwo turamenya niba koko ziri bwongere kubombarda, ko nabonaga mu kanya hari aho banyandikiye ati drone zirongeye ziragarutse. Reka dukomeze tubikurikire turebe uko situation zimeze, twongere tugaruke mu kanya. Turabashimiye cyane kuri yacu yo nakagaruka. Bye bye.